zo mukunzi wa Big Man Rwanda nkubwira ngo amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Nje nitwa Big Man, aha ni kuri Big Man Rwanda. Nkunda abankunda, nkashimira abakora neza, nkagaya abakosa, kuko buriya kubaho nugucyaha, kubaho no kujyana inama. Nongera gusuhuza wowe wamukunzi wa Big Man Rwanda uri hose, amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba, n'umujyi wa Kigali n'intara ya gatatu y'aba diaspora. Babwira ngo amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Wagiye guhaha aho uronke, kandi nyamuneka numara guhaha nanjye umeho. Nta kindi ngusaba rero, kora subscribe, share na comment ku biganiro byanjye, ubisharinge, umundisha abandi. Nyamuneka uyu muryango wa Big Man ukomeze kwaguka, ukomeze kuba munini mu Rwanda no ku isi hose. Rero akanya tugiye kuza, ntabwo ndi bwibande mu makuru aza kunaniza abantu. Turi mu mpera z'umwaka, bibuze kugira amakuru amwe namwe nyine mvuga ku makipe atandukanye, ariko ndasaho nigendera. Uyu munsi ndibuze gushima, ndibuze guhamagara abasportifu, ndibuze guhamagara inshuti zacu, abavandimwe, babaza uko umwaka wagenze. Ese bari gusoza umwaka gute? Bari gushaka kumva yuko nyine ibyo bari barapanze, ibyo bari barahize babigezeho, no mu bundi buryo. N'abasportifu batubuka babonye shampiyona umupira w'amaguru mu Rwanda 2024 2025. Ndibuze kugerageza guhamagara bamwe na bamwe tuziranye, mpamagare famille n'abandi batandukanye, ariko ndibuze kwita cyane ku basportif kugira ngo tuze gusangira amakuru y'uyu mwaka. Byagenze bite? Ese byaranze uyu mwaka mu makuru ya siporo ni ibiki? Wabasha kumenya ibiki? Ese ibyagutunguye n'ibyatunguye abandi, ibyabaye agashya ku bandi, byose tujye tubisangira tujye ku musozo tuvuga ngo ese amakuru mweme iki cyatunguranye, icyashimishije ku ikipe yanjye. Hari igihe bayivugaho ukaza kumenya akantu ku kandi. Ndaza gutangira mpamagara umunyamakuru umwe. Ni umunyamakuru bamwita MC Sanga, ni umunyamakuru wa siporo, akorera online, akaba afite urukuta rwose kandi rutambutse amakuru meza. Reka tumwumve. Yo, makuru brother. Mwaka mushya muhiye. Biragenda. Nabi kabisa. Muhamagaye nk'umunyamakuru wa siporo, muhamagaye umusportif muri rusange. Turimo turaganira amakuru yaranze umwaka muri siporo. Ese ni ibiki byatunguranye, ni ibiki byabaye agashya? Nk'umuntu bibamo rero, ndagira ngo ku ruhande rwawe uri buze kwivugira ibintu byagiye biranga amakuru ya siporo mu Rwanda, amabara APR Sport n'andi makipe atandukanye kubizi. Ikaze mu kiganiro kuri Big Man. Urakoze cyane. Ubundi muri siporo muri rusange, muri uyu mwaka w'imikino twatangiye by'umwihariko muri iyi sezo ya 2025-2026, imaze kubamo udukoryo twinshi cyane dutandukanye n'izindi sezo zose zabayeho. Yego. Ati gute byatewe n'iki? Uyu mwaka twabonye impinduka muri Rwanda Premier League. Ni bwa mbere twabonye hazamo amakipe mashya muri shampiyona mu Rwanda. Yego. Abantu bose baratungura bavuga ati amakipe aje kwigisha umupira. Abantu bose batangiye gukangarana bavuga ati Al Hilal ije mu Rwanda isanzwe ikina imikino ya CAF Champions League, ikagira mu matsinda ikanaharenga rimwe na rimwe. Ahangaha turahiye none turagiye tubabanyura. Impamvu mbereye aho ngaho, yego, ni uko aya makipe akimara kuza, uko abantu bari bayiteze n'ubukaka bari bayitezeho, nibwo muri iyi minsi bari kuyabonaho. Yego. Ariko nanone ibyo ngibyo ntibyagukanga cyane, wenda ngo abantu batangire bitereje ngo Al Hilal bayishobora, Elimere gute, wenda Elimere kushobora kudonda kubonayo isohokera igihugu cya Sudani rimwe na rimwe, nk'uko nyine rero natwe nazo zisohoka bisanzwe. Yego. Al Hilal imaze iminsi iri gutsindwa cyangwa se gutakaza cyane ku makipe yo mu Rwanda, nayo ikintu kimwe mu bintu biri gutuma inatakaza cyane, biri guterwa n'uko abakinnyi 11 bayo bose bagiye mu makipe yabo y'ibihugu. Yego. Niyo kipe yonyine hano muri Afurika mu makrebe uzi arenga na miliyoni hano muri Afurika, arenga 1000 ari muri Afurika. Yego. Amakrebe yose ari muri Afurika, niyo kipe yonyine yohereje abakinnyi benshi cyane bagiye kuri 11 mu makipe yabo y'ibihugu. Andi yose harimo za Mamelodi, harimo za Pyramid, harimo za Al Hilal zo mu Misiri, ayo tagiye yohereza abakinnyi bari munsi ya Al Hilal. Yego. Na nubire cyari leta ya cyarwana n'ukuru wenda amakipe, kubera ko abakinnyi bayo bose bagiye kurwana uko amakipe mu Rwanda atapfa kurinyuza mw'amaso nuko yiboneye. Yego. Iyo ngiyo ikabigiye ku ruhande, ibyo byayo wenda bizasobanuka. Iri gukinisha ko ikipe yabo yakamera mukanyaza no gukina umukino ukomeye cyane igomba gucakira muri ikipe ya Gora Football Club ku Isaifa 2 n'igice.
muri rusange no ikipe ya APR nayo igeze gutya itangira mu buryo abantu batari bayitezemo. Yego. Ikipe ya APR imaze imyaka igera nko muri 5 ikimburanya abakoshe cyangwa se abatoza bayo nta mutoza no mu mwaka. APR FC igeze gutya yirukanye Nekonovic muri sezo yarangiranye na sezo itagenda. Nubwo natayisoje mu mikino nk'ibiri yanyuma atayitoje. APR FC aravuga ati none reka tuzana undi mutoza. Mbere yaho warabanje kuba wo bita Nuzuriya Adiri. APR FC rero iravuga ati none reka tuzana umukoca mukuru wize ibintu by'umupira. Unabyigisha noneho utoza umupira wo hasi, nyine umuntu wawize unawigisha kuko bavuga kuri ari sibye kuba ari n'umukoca ariko anigisha umupira. Niga wigisha ku rupapuro. Yego. Abaramuzanya wo bita Abdurrahim Talebo. Ari nawe bafite akakanya ariko abafana barimo baramutera amabuye bavuga ati APR FC twari dushaka ntabwo ari iyi. Ati kandi ikibazo turi kukibona muri coaching yabo turi kukibona mu bakinnyi. Yego. Aha ngaho bahita bikangama. Ati no APR ubwo ibyo bizasobanuka ryari. Ni gute APR twari ibikombe bikurikiranye imyaka irenga 5. Ibitwara buri mwaka ariko buri mwaka buri kwitwaye igikombe bakagitwara barangiza barira bavuga ati nta mutoza dufite. Abashinyi ngo ariko kandi APR FC niberagiye ku isoko kugura abakinnyi beza. Ubwo aka kanya shampiyona igeze ku munsi wayo wa 13 amakipe amaze gukina imikino 13 ari namaze gukina 12 nka Police FC yambere amaze gukina 13 ariko none abantu bari kwibaza se aho shampiyona igeze muri uyu mwaka ni gute ikipe ya APR na n'ubu ngubu ikiri hano kureba uburyo yazafata umwanya wa mbere ikaba itari yanafata wona rimwe kandi n'ikindi 11 wayo ikaba itarababona niko navuga. Yego ikaba ikiri aho ngaho nibwo kuba watangira kumva umupira si ukuvuga kumva APR maze imikino ingana gutya itari yafata umwanya wa mbere. Yego inasufura no mikino yayo idakomvera. Yego ngiye kubona atangira kumva umupira wenda ntabwo maze imyaka myinshi cyane imyumva ariko nibwo nabona APR mare imikino irenga 11 na itari yafata umwanya wa mbere kugira ngo nawe ugiye by'agateganyo yanyiritsuke iveho gutyo. Ariko byaragoranye cyane byo guterwa n'ishyisho. Dukwita tubangura ndagira ngo winjire kuri Rayon Sport gato wivuga akantu cyangwa ujye nshaka kubaza injira kuri Rayon Sport wayibonye ute? Yes, Rayon Sport yo ni ikipe n'ubundi bitewe n'ibibazo byagiye bikunda kubaho cyane cyane ibyerekeye ku miyoborere y'ikipe yayo. Rayon Sport yatangiye itameze neza cyane. Mu gihe ubuyobozi yari ifite bwari buvuze ko bugiye gukosora bugiye kuza bukora impinduka zize mutigeze munabona mu yindi myaka yose yashize. Yego. Ariko dutungurwa no kubona ahubwo kugira ngo bagire bakosora ahubwo ibyinshi biri gupfa. Ibyari bihari biri gupfa. Yego. Ubuyobozi bwari buriho bwaje hari abakinnyi busanga mu ikipe buza bavuga ko abo bakinnyi badashoboye hari ubundi bagiye kongeramo amaraso mashya bakubaka ikipe hamwe ikipe ikopeta ku ruhando mpuzamahanga. Ariko tayari ibyo ngibyo birabananira nabo. Kuko bananira mu kurwana ibyo ngibyo kugira ngo barebe uburyo ki bahindura ubuyobozi niko ikipe kubona ubushobozi bwo kuba bagura umukinnyi mwiza umutoza mwiza byose bikabura bagaherera muri ibyo ngibyo ubuyobozi bukaguma buryana byibereye muri ibyo ngibyo. Ubu umuntu ushobora kuba atitse Rayon Sport ikina Rio Day yinjije miliyoni 120. Bavuga ko ari hagati ya miliyoni 300 na 250. Yego. Akavuga ko yakoze depasse ngo ya miliyoni 170 agasagwa miliyoni 30. Ibyo bintu ntabwo wabyumva neza. Ntabwo umuntu wabyumvisha. Ntabwo ibyo bintu wabyumvisha umuntu w'umureyo cyangwa se umusportif muri rusange sibyo wenda ko yego n'ibyakoze kuganirwaho wenda ngo abantu bisesengura barebe se ibyo bintu byagenze. Ibyo bintu nyine haba harimo utuntu utamenye twariko. Yego. Nagaye n'abareba bajya bakunda kubivugisha kuri bagabati yaro ahari imenyareyo hari abantu bayungukiramo. Ntabwo byabura. Ntabwo ibyo bintu byabura. Kandi rero ko ni bitewe no kunahani kura nahamwe baba bakura mu bafana bakura kuri ibyo bibuga amafaranga yayo ubundi niyo yakageze mu marusha andi makipe yose. Kubera ubwishyu bw'abafana bayo. Yabuze aboneka bigoranye cyane. Rayon Sport bituma rero itangira sezo yayo na n'ubwo biracyari kurwana n'ibyo bibuga. Na n'ubwo iracyari kurwana n'ukuntu yakongeramo abakinnyi basha muri roza muri faze cyangwa se muri merikato yo mu kwa mbere. Mu gihe kiri muri ibyo ngibyo andi makipe arahari kwitsinda ubusubirizo biri gutsinda umukino umwe abafana bagira abangwa barebe nibwo twaza ngo twagarutse kandi ariko barushaho kujya habi hubwo kwashanga nibwo barushaho kujya habi. Ukiri kuri Sport ndagira ngo hari ikibazo kiri kugaragara muri Sport cyane ikibazo cy'imvune za hato na hato abakinnyi ntabwo bari fiti cyangwa iki niba yabibazo byo kwanga bahara umupfumu bambuye ibi bintu biko biri gusanishwa n'ikibazo cyo muri Sport ibintu imvune za hato na hato umukinnyi aravamo undi akinjira
bose ugasanga ni imvune. Ni gute umusiporutifu bavunika amaboko barenze umwe? ubundi ibi byo kuvunika wenda nubwo abantu bagenda babisesengura uko bishakiye abantu wenda n'ibikina wenda nta n'umuntu ubyizera ntabwo twemera ko ari byo. Yego. Iki ni ikibazo kiri generali gikunda no kubaho mu makipe yose. Bamubyibuka neza cyane no muri za Real Madrid bijya bibaho ugasanga yavunikije abakinnyi barenga 5 na Barca bibaho, ugasanga Lamine Yamal yavunitse, Rafinha yavunitse, ugasanga Bagarishi bavunitse. Ubu nyine inkingi za MC Sanga ndagira nkubwire ko imvune turabizi ko muri football egare imvune, ariko noneho n'ubwa mbere mbonye mu mwaka ikipe imwe ivunikisha abakinnyi akaboko urutugu. Come on, ari ibibazo ntago abakinnyi bari fit barenze umwe batatu. Yewe kuntu ndi kubona ibibazo by'ikipe ya Sport no kuvunika kw'abo bakinnyi ndi kubibona muri uyu mujyi uteye gutya. Yego. Abakinnyi ba Rayon Sport bahari ngubu bari gukora nyine basa nkaho bikoresheje cyane, uri gukora ibintu akabona biramuhiriye akabona ko ari uri kugenderwaho, ari kongera imbaraga agakuba nka 5 nk'izera yakubye gukoresha avuga ati reka bari nge bagenderaho none asigaye mu byo twashakitse agakoresha imbaraga zirengeje ubushobozi bw'umubiri we. Nuko gukora cyane niko nyine yishyira muri danje. Urumva nuko gukora cyane niko yishyira muri danje cyane. Buri mukinnyi ukora cyane baba bari kumugenda ahantu hose. Umukinnyi wese uri gukora cyane mu ikipe runaka bamuha abantu benshi bamuha ati umuntu ubukire guke mu buhagari. Ari n'ikipe none ngo bati umuntu ni ushaka mu mutubunira ahubwo byo mu kibuga. Yego nkuko Singida yafashe Asumani bakamuvuna muri duel mu kirere. None dore n'ikindi wamenya none ko wahitubona ko ari wenda no kunuvurira kwa abantu bakinnyi biri guterwa na n'ishaka bifite muri rusange. Uzi ko mu bakinnyi bose bagiye bavunikira mu kibuga muri stade bari gukina n'indi kipe, nta mukinnyi n'umwe wigize uvunika wa Rayon kandi baragiye bavunika bikomeye ngo aheshe umugurnye ikarita. Bavunika mu buryo burimo amayobera. Bavunika mu buryo bw'amayobera nyine bwa buryo nyine nibwo buryo nyine nise ngo ni bwa buryo bwo kuvunikira ku ishyaka, kuvunikira ku rugamba nyine ushaka gukora cyane. Yego. Kuko ibaza Nuforo nganye yaravunisha umwaka ushize, nta umukinnyi w'amagaju nawe bahaye ikarita abe nta karita mutwarije. Asumani ndiko mwana avunika kuri bakira na Singida Black Stars. Twadukomeje warugeze uburyo abakinnyi ba Sport nyine imvune zabaye nyinshi, ariko ugasanga uburyo bavunikamo nyine n'uburyo gushyiramo umuhate n'imbaraga nyinshi kubera kubona ko ari gushene aho bati nyamwe kafatireho nangwe igisubizo muri equipe. Wakomeza. Abakinnyi bari rero kubera uwo muhate wabo bafite no gushaka gukora cyane kugira ngo ikipe bayihe ibyishimo n'abafana bari muri rusange babishimire. Bakaba noneho nabo basa nkaho ari bake bo gutanga ibyo bisubizo. Ibyo biri gutuma ikipe yitirwa muri manka cyane. Yego. Gutuma ikipe yisanga ivunikishije umukinnyi kabura undi muntu wasigara kuri uwo mwanya cyangwa se ngo akore muri wa mwanya, bitewe nuko Rayon Sport ifite abakinnyi bakeya. Hari igihe ushobora gusanga wenda ifite umukinnyi wenda wagakiye kuri wa mwanya wa wundi, ariko ari ku rwego rwo wa wundi ngo atange ibyo wa wundi yatanga. Icyo kibazo rero kuri aho ngaho nayo itandukana n'ikipe ya APR. Yego. Ikipe ya APR iyo ugiye kuri bench yawe ureba abakinnyi bayo bose baba bari kuri bench. Ifite swad ihagije. Baramutse bagiriwe icyizere sibyo wenda ko wenda uyu mwaka ari bwo avuga ngo haruguru yaguze ngo bitari byiza cyane ugereranyije n'uko yari isanzwe ikura. Ariko na benshi yayo ikinye ikinisha igakina mu izina nk'ikipe ya APR nta kipe yapfa kubagarira kuko n'ubundi abakinnyi APR ibifite ubusanga ari abandi beza nimba ari abanyarwanda ubusanga aribo beza bagiye bakura mu yandi makipe. Ndabyemera. Usanga nimba ari uwo haje bamukuye muri Rayon ari inkingi ya mwamba ari kugenderwaho. Nimba ari uwo Hakimu Bugingo muri niyo wari gatatu ya Rayon kandi anahamurwa mu Mavubi kubera icyo gihe ari gukora cyane. Bitandukanye na Rayon rero iragira imvune imwe tayari kugira ngo izongere yoboke usanga iyo mvune nk'aho isigira ikibazo mu kibuga hose ibizo umukinnyi yifashisha kuri uwo mwanya sibyo no kuri uwo mwanya ahubwo nimba ari umwataka imbere hose ayisapira. Yego. Okay. Ndumva ko abadukurikiye bumvishe ko impamvu Rayon Sport abakinnyi bari kuvunika nge nabiraga muri fitness mu bindi bibazo biri nyuma y'ikibuga, ariko tubonye yuko ni swad ntoya ikeneye kwera itanga imbaraga nyinshi, ugasanga imbaraga bari gutanga birenze ubushobozi bw'ibyo bafite muri cyangwa bifite muri bwabo. Yego. Tugarutse kuri wowe nk'umunyamakuru wa Sport, uyu mwaka ni nk'ibiki wari wifuje kugeraho, ese byarakunze, ese biracyategereje, uyu mwaka wakugendekeye gute muri make? Uyu mwaka
uyu mwaka urebye wagenze neza kuri njye, wagenze neza ku byo nifuza kugeraho, ibyinshi nabigezeho. Wenda uyu mwaka ukaba wabaye uw'akazi cyane no gushaka ibisubizo cyangwa se no gushaka ibuye fatizo. Iryo buye noneho ryarabonetse, ibyo niteze ko 2026 ariho w'ibisubizo, no gukorera ibyo bisubizo byarabaye, aho gukorera icyazambye ibisubizo naragikoze, ahasigaye ibyo birabe sisi ibyo bisubizo bigatangira kongeraho, nyine bigatangira kubona ibyo nakoreye bigomba kuza mu mwaka utaha, ariko icyo ningamije muri umwaka nyirizina cyagezweho. Muri mwaka ko wagiye ku bibuga bitandukanye, twagiye duhura mu bibuga bitandukanye, Bugesera, Gisenyi, za Muhanga n'ahandi hatandukanye. Ni ikihe kibuga wabonye wagashya muri no sezo? Ikintu cyagutunguye? Yego Rubavu. Ni iki cyagutangaje? Rubavu abareba bagiyeyo, ndibuka njyana nabo muri pre-season bajya gukina n'ikipe ya Etincelle. Twa turi kumwe. Abareba bagiye bikoma gatoza cyane, bavuga ati tugomba gutsinda, nubwo wenda nta manota bari gukorerayo, ari kugira ahantu yandika ngo bicume ku myanya runaka wenda muri shampiyona. Yego. Ariko iriya mashi ntabwo yigeze biva mu mutwe bitewe n'ukuntu Rayon Sports yagiyeyo iva kuri Butsiri irikomveke cyane. Ariko ikindi kintu naje cyanongure kuko nasubiyeyo nyuma y'aho n'ubundi Rayon Sports yaje kongera gusubirayo ikajya gukina na Marine umukino na Marine wa shampiyona. Uriya mukino wari urimo ishyaka ryinshi cyane, nawo nyine uri mu bintu byatumye Marine itari hatamva mu mutwe. Rayon Sports yagiye nayo ibisa nkaho itameze neza, avuga ati Marine no guturagura amanota 3 muri iyo minsi nayo yari mu bibazo by'ubuyobozi cyane. Muri iyo minsi nayo ntabwo ari imeze neza, wenda baragendera kuba uyu munsi iri ku mwanya wa 3, ariko muri iyo minsi ntabwo ari imeze neza pe. Amanota yagomba gukura kuri yari kugiye yazamukiraho cyane. Yego. Icyo gihe rero twariga bakubise igitego kimwe ku fata bari cyakoze Rubavu, ntabwo nzayibagirwa kandi hatumye imyanya mu gukina ku gihe cyose nifuza kuba nawe kongera ngasubirayo nyine nkajya nkora njye. Bitandukanye ni Bugesera, muri Bugesera harambiye cyane. Harambiye bitewe n'ibintu biberayo, uriya n'abantu twavugana i Kigali tukajyana n'amakipe runaka, uko byagenda kose, kubera ko amakipe yani Kigali niyo bafite abafana, abari yose abantu bategereje ibyishimo, noneho nk'abanyamakuru tubona ibyo dutangaza cyangwa se n'ibyo dutangaza bigira ku bantu cyane, bitewe n'uko ikipe yagiye gukina aho ngaho hanze ya Kigali yishimye. Iyo yishimye nibwo mubona n'inkuru neza, abafana bakabatangariza rwose bishimye. Ikindi nakubaza, ni iki kintu wishimiye bino shampiyona yacu yo 2023-2024? Ni iki wishimiye kurusha ibindi? Njye nishimiye ko hajemo amakipe mashya, ariyo amakipe mashya guturuka muri Sudani, aza gukangura, yaje asa nkaje gukangura ayo mu Rwanda. Hari ikipe yo mu Rwanda ariko zamara imyaka hafi nka 40 itari yakina n'ikipe yo hanze. Yego, izo za Marine. Iyo kipe mu mukino gishe. Yego. Irano ikipe ya Gorira yari kuzahurana ari ibatayitumye ngo bakine mu kiraro gisho byagorana. Bugesera yari kuzahura niyo ari cyangwa se ari Mereke byagenze bite, urabona izatwara igikombe bigenze bite. Ego wenda tanyiteme yitaka yagitwara, ariko nyine biragoye tu. Ikintu cyashimishije urakizi muri shampiyona ni uburyo imisifurigwe yakosowe, nkaza kubona amakipe yitwa amakuru yambaye ubusa. Hari igihe ugira ngo wubatse ku rutare ukikomanga mu gatuza, ariko finali ukazabona ko wibeshye wubatse ku musenyi. Niyo amazi aje ngo wari ufite ubwoba ko yanzu yawe yatembanwa n'umuvu. Aya makipe makuru yaratubeshyaga. Yego buriya ko ubuyobozi bwa Ferwafa bwarahinduwe bukazana impinduka nka zino, biri mu bintu nyine byatumye na shampiyona igiye kuryoha kurushaho, bigatuma n'amakipe amwe n'amwe yajyaga agira ukuntu wenda yaganiriza abantu itsinzi ikaba yaboneka, nabo babikangamo cyane baratinya. Yego. Ibi bintu byaryoheye shampiyona kabisa. Ikigaragara cyo nuko umuyobozi mushya wa Ferwafa uriya Fabrice Ashimango Fabrice yazanye akantu keza, yazanye impinduka muri Ferwafa kandi ishobora no kuzagira umumaro muri rusange kuri shampiyona mu Rwanda ndetse no mu mikino yose muri rusange, kuko byose ibintu bijyanye n'umupira w'amaguru niwe bireba. Rero urabona ko impinduka zibigenda zinagira umumaro kugeza aka kanya, kugeza ni gute basifuza bigo bahanwa buri munsi ibintu byinshi bibaho. Tugana ku musozo, kangushimire twabanye neza, ariko nagira ngo nyine reka ngukundisha abantu banjye, wanyamuneka nawe uzankundisha bawe. Bagusanga hehe? Ni kuri Sanga Empire, YouTube channel yanjye Sanga Empire, ku mbuga nkoranyambaga yaba ari kuri Instagram, Facebook page, yaba ari kuri Twitter, hose ni Sanga Empire.
reka mwifurize umwaka mushya muhire n'umuryango wawe. Asante sana Big Man. Komeza utsinde. Yego urakoze. Umva ko abana b'abasportif batandukanye bari impande n'impande bari gusoza umwaka, uyatubwiraga uburyo iyi shampiyona ya 2024-2025 ibyagiye biranga tubihuriraho, ariko uburyo ubusesenguzi bw'umuntu butandukanye n'ubwundi avuze ko ikintu cyamushimishije ari uburyo amakipe yo muri Sudani yaje mu Rwanda, agashimishwa nuko amakipe atafatika cyangwa atari kuzigira aho n'amakipe bagakina yabashije kubona n'amahirwe yo kumenya urwego rwabo. Njewe nivuga yuko ikintu cyashimishije ni imisifire mu Rwanda yabashije guhinduka ikajya kundi rwego, tukabona amakipe yitwa ni makuru aza kwisanga yabashije guca bugufi yemera icyaha ati nyamuneka hari abidufashaga mu dusheninge cyangwa dutanga umusaruro, ariko ayo imisifire yasokosowe twabonye imikino itandukanye yo twibwiraga n'abakunze umupira w'amaguru mu Rwanda. Babwira ngo rero aha ni kuri Big Man Rwanda tuganira imikino, twira mu mikino, reka nkomeze mpamagare undi muntu amuga amaze kumufata muramwumva. Kandi ko nimero iriho. Mugenegereje ko rero yanyitaba cyangwa yacamo, mbabwira yuko ciyemo, reka twumve ko yadufata. Iyi nimero ntago ayizi, ashobora gutanyitaba ariko brother, umwaka mushya muhire. Nitwa Big Man, ndi umunyamakuru kuri Big Man Rwanda. Nitwa Big Man. Ndi mu kiganiro tujya tumya hari abakunzi baba sportif, abakunzi b'abakinnyi mu Rwanda babifuza kumenya. Umbwiye uratwaye? Ni umuhanda kabisa, sisi kuzakora tuvuga. Okay, rage nta kibazo gutwaye nari mutunga nta kibazo. Sorry kabisa. Nowe nariwe. Uwo ni umukinnyi wa polisi rero aratubwira ati nyamuneka Big Man atwaye, ntabwo nabona ko ragwikigana neza, yabizi ko umuhanda kontrevasiyo zivuze ubuha, ariko mba nyangu mamagare buri umwe wese ni rage ni mushiti wanjye, ni umukinnyi wa polisi kwitwara neza, ubona ko urwego garagagezeho, ni umukinnyi wabashije kuvugwaho ibintu bitandukanye mu mwaka hanze y'ikibuga, ariko raka bati ngewe rage ikintu nzakora nzabasubirisha mu kibuga, abavuga ko hanze y'ikibuga nitwara na cyane n'ibindi bitandukanye nzabere ko munyibeshyaho, nzabereka icyo nasinyiye ko umupira w'amaguru mu Rwanda ariyo mano yanjye nahisemo, kandi nzabikora neza kurushaho mu bitekereza. So rero icyo nakubwira cyo, uyu ni umukinnyi wa polisi uri mu bakinnyi bashobora guhesha igikombe cya shampiyona uyu mwaka ikipe ya polisi, kuko ni umukinnyi gutanga umusaruro mu buryo abantu bose batari biteze, bavuga ati nyuma yuko kubutse hanze ese agarukanye iki, ariko yaberekanye yuko football mwana w'umunyarwanda akifite mu biganza. Reka twumve undi muntu gatoya. Miwe noneho ni surprise, ni umubyeyi wanjye, ngira ngo nawe mwifuriza umwaka mushya muhire. Ese nawe ibi bintu abizi iki tubamo, kwagira ngo ati courage mwana wanjye, nyenyeri zake. Reka twumve kanyitaba. Abayibereye mu turimo, ababyeyi nabo babizi amasaha bati nyamuneka bari gukurikirana. Naganyitabye, hari undi nawe nari nahamagaye ko najyanye tugana n'abasportif muri rusange, urabona ko nicyo turi gusoza umwaka, ntabwo navuze ngo mbaye ikiganiro cyo twikomplicate turemereza ibintu ya cyangwa tuganira mwumve amayide y'abandi bantu. Uyo ntago ariho. Uyu munsi ikiganiro ngigire cy'abantu banyihanganira, ariko intumbero ni ukumenya abasportif muri rusange uyu mwaka wabagendekeye gute, ese inshuti zacu n'umwaka wabagendekeye gute, ese ibyabatunguye ni ibiki, ese ibyo twabonye niko nababibonye. Reka mpamagare uyu ni umufotografa. Ese abantu babaye iki? What's gato? Abantu benshi bari busy muri no minsi, nyamuneka bavuga ati imyaka ndawusoza gute ko ibintu bitoroshye, ko nanjye ndagira ngo abangaba twuye twumva ko ibintu bigiye bimeze gake gake. Yo my brother. Yves, amakuru ni Big Man w'Abanyarwanda kuri Big Man Rwanda, turi mu kiganiro. Yego ndakumva cyane Big Man Rwanda. Umeze neza? Ndashima Imana cyane, wowe? Nanjye ndashima Imana. Banje kwifuriza umwaka mushya muhire, usoza uyu w'amahoro. Buriya nyamuneka ntago ari ibintu byoroshye, igihomeka aba baciye bari kwimura homeka, ibindi babishoboka.
murakoze cyane Big Man Rwanda. ikaze mu kiganiro. Ariko nshaka kubazaho nk'umusiporutifu, umukameramani mwiza, umufotogarafa mwiza twabanye ku masi atandukanye, ese uyu mwaka wa 2024-2025 shampiyona y'u Rwanda ni iki cyagutunguye cyangwa ni iki ubona cyabaye nk'impinduka mu mupira w'amaguru mu Rwanda? Murakoze cyane, ikintu nashima njyewe ndashimira rwose Ferwafa ku kintu cy'imisifurire ubona ko kiri ku murongo ukuntu. Yego. Rwose nakishima cyane ko njye nabyemereye cyane kuko mbona ko abantu bose baza mu rwego cyane nko kuri match ya polisi. Rwose nabonye imisifurire myiza cyane namandishimye cyane. Yego. Kuri match yari mu Bugesera naho byari sawa cyane, mbona ko ibintu ari fresh rwose numva ndanezereye. Imisifurire ni sawa cyane ndishima. Hashima kandi ko n'amakipe yacu nayo nabona izamuye cyane urwego rukomeye cyane mu gukina. Yego. Bose bafite ishyaka, umuhate, umurava, abanyatari kasi bimeze neza cyane, bimeze sawa cyane. Iki cyagutunguye? Muri shampiyona cyangwa se mu Oya, muri shampiyona. Amakipe uko ari uyiteze, performance yayo, ayo muri Sudani, amakipe dufite mu Rwanda akomeye ya PN Sport, iki cyagutunguye kuri ayo makipe? Natunguwe ku makipe yo muri Sudani. Nubwo tuvuga ngo amakipe ngo ari ntabwo twakinnye bari mu Rwanda, ariko bagera kuri 11. Yego. Bari hejuru cyane. Ariko rwose kubona ikipe nka Rusizi zikaguhagama ari ikipe nkuru ikomeye twubaha hano muri Afurika. Ubona ko ibintu byahinduye urwego pe. Ni amakipe mu Rwanda akomeye cyane, ikipe bati abakinnyi banjye b'ingiza mwamba nabahari abo nyinishije, ntabwo bari adabuta muri equipe ngo batange umusaruro cyangwa bakompete. Sinabona ntabwo baramenye shampiyona yacu. Ahubwo ubwabo bishyiramo ubupro bwinshi cyane. Yego. Aho ugasanga amakipe nayo aje yakaniye cyane yateguye bikomeye. Ugasanga rero arabahagamye. Yego. Ubasha nko kuba ugize nk'ijambo utanga cyangwa igitekerezo muri federasiyo irebera umupira w'amaguru mu Rwanda, ni ikintu cyakongerwamo n'umwaka kitagaragaye mu karere cy'igihugu kirimo? Nicyo mbona rero cyakongerwamo ariko buriya ukuntu twibana na shampiyona yo mu Rwanda mu bahungu cyane cyane, ariko njyewe nagize ngengera na match z'abakobwa cyane cyane kandi bose ni iwacu. Yego. Babugura ikintu cyitwa arbitrage mu cyiciro cya mbere cy'abakobwa rwose bakayubaha cyane, kuko nabonye ko irimo abantu basa nk'aho bari muri stage ukuntu, ariko ukabona ko ibintu bitesaba cyane, isifira iri hasi cyane. Bose n'abatari imboni bagere barebe kuko abantu njye nzirana abantu bose isifira iri hasi cyataje. Yego. Naho bose bajye bagerayo penalty basaba ngo cyane naho bajye bagerayo bari kurumya bimeze. Yego. Tugatse ku ruhande rwawe, uyu mwaka ukugendekeye gute muri siporo tubamo, niko kazi twahisemo, ni iki kintu ubona ibyo warifuje kugeraho byarakunze cyangwa mu cyari mu murongo wabyo? Intambwe yanjye ndashima Imana ko igenda iba successful neza. Yego. Buriya iyo utangira ugenda kandi ntabwo bikunda, inzira zigorana cyane. Ariko iyo ubona ko n'inzira zagiye ziboneka, ukabona urapasinga mu byo ukoramo, ukabona abantu barahura ugati urakora rwose ibintu bisawa cyane kongo dushinze. Nashima Imana cyane rwose ko bari ku murongo. Yego. Twizere ko ibyo wasabye Imana 90% byagenze neza. Rwose pe 90% byagenze neza kandi ndashima Imana pe, nta kintu ndi gukora, ndashima Imana rwose pe, umurongo wanjye Imana iri kugenda iyoboye nawe zanjye fresh. So rero reka ngushimire nkubwira ngo umwaka mushya muhire kandi ukomeze gusitaramana. Big Man Rwanda ndashimiye cyane kandi nawe uri inshuti nziza cyane ko nawe uransupport-inga mu byinshi cyane ngenda nkora. Cyane rwose nayo Imana irumukije kandi umwaka mushya nawe uza kubiremeza cyane. Reka twadusimbutse gato babwira abantu bagusanga ni Yves bakubwira ibikorwa byawe na platform zawe. Okay, Abanyarwanda bataramenya yiwe nitwa Yves photographer kuri TikTok. Kuri Facebook nitwa Ngendahimana Yves, noneho kuri IG nitwa Yves photographer. Bose abantu bahansanga muri siporo manimo cyane, ngiye nkora photographer na videographer na design. Bose bambona. Reka mubwire ngo ugire umunsi mwiza n'ibihe byiza.
Salut Rwanda. sawa sawa. Aba rero ni aba sportif batandukanye, abafotogarafa, abakameramani beza, mbabwira ati nyamuneka ibintu tubana abantu, ibi dukora ni by'abantu. Niyo mpamvu mvuze ngo uyu mwanya ngufate ati hari ijambo, uyu mwanya ngufate sangire n'aba sportif musange, dusangire ijambo, dusangire ibitekerezo, batubwire ko babonye champion y'umwaka, batubwire ibyabatunguye, batubwire ibyabereye byiza, batubwire n'ibyagiye nk'imbogamizi, n'ibyo bifuza abarebera umupira w'amaguru mu Rwanda bakongeramo kugira ngo shampiyona yacu ibashe kuba nziza cyangwa iyundi rwego igeraho. Ikintu njye nakubwira rero nabashije kuba kubwanjye nka Big Man, umusore w'abanyarwanda bashije kubona cyagiye kinungura, naho twari twiteze yuko iyi shampiyona amakipe tureberera cyangwa tuziho gukomera, iyo ngiyo APR, bikaba Rayon Sport, ni amakipe uyu mwaka yabashije guca bugufi kuruta imyaka yose aya makipe tujye tuyimenyamo. Rayon Sport ni ikipe yagiye ibasha kugaragara isufura ku bibazo by'imiyoborere, ubuyobozi bwaje bwaparitse ibi ngibi biranze, federasiyo babashije guhindura ibintu kubyakira birabananiye. Urugero icyo nakubwira cyo ni nk'ukuntu ikipe ya APR uyu mwaka ikintu cyitwa imisifurire cyabashije guhinduka kikayigonga, kubyakira bikaba ingorabahizi, ikandika amabaruwa bikagorana. Tugeze kuri siporo rero nayo ikibazo cy'imiyoborere, ikibazo cy'abakinnyi, abakinnyi baragiye abasinya amezi 6 ntagashoboye, kandi baragiye kumusinyisha amasezerano babona ko ari umukinnyi watanga ikize cyangwa watanga umusaruro muri ekipe. Ibyo ni bimwe byagiye bigaragara yuko amakipe uyu mwaka ya APR Sport ntago ari amakipe agiye aba stable mu buryo cyangwa ubundi, abataragowe n'amasezerano maremare, bagowe n'imiyoborere, bagowe n'imishahara n'ubundi n'ubushobozi. Ibyo byose nkubwira ngo ni ibintu byabasha kugira ngo binyereka ko amakipe yo mu Rwanda yose namwe ahubwo ikirutana ni izina na kondisiyo amakipe agenda abamo mu buzima bumwe cyangwa ubundi. Ikindi nakubwira cyo ikintu cyanunguye ni abakinnyi b'abanyamahanga bazanywe bitezweho ko bazatanga umusaruro, sinibyo ku mazina ariko bamwe bakaba flop cyane. Twagiye tubona nk'uwo bita Arija wo muri polisi, yavuye muri Bugesera, tubona ko ari umwataka w'umuhanga, ko azabikora ariko ageze muri polisi. Ubu ngubu nizera ko arushwa n'ibitego uwo bita Byiringiro Rage waje amusangamo ubamusha ibitego. Ngugira ngo rero buriya abanyamahanga ntabwo twabiziramo cyane kuko nabo ni abantu ushobora kumuhaha cyangwa ukamugura aho ugasanga umusaruro wari umwitezeho biranze. Icyo nakubwira rero ni ibyo byagiye binungura. Ikindi cyagiye kinshimisha, nababwiye ko abo bita Shema Fabrice akimara gufata Ferwafa twagiye tubona impinduka, tubona umusaruro mwiza mu misifurire y'amakipe matoya aza mu rwego ko yabasha kubogamirwa cyangwa akabangamirwa, yagiye bitanga umusaruro kubera yuko ifirimbe yari fair cyangwa byakozwe biciwe biri mu mucyo. Nkubwira ngo rero icyo nakubwira ni icyo ngicyo wamenya. Andi makuru nuko uburyo bumwe cyangwa ubundi ntabwo yarangira. Iyi ni fazare igiye kurangira. Retu ni mu kwa mbere, tuvanga amakipe yubatse gute, afite ibihanga yongeyemo abakinnyi gute, ese atariteze ko azasufura fazare retu yitwaye gute, cyangwa ingamba afite niziye kugira ngo abashe gukomveka abakunzi bayo atange n'umusaruro. Njye nitwa Big Man, umusore w'Abanyarwanda, twagiye tubana mu gihe turukanye, twagiye ku Gisenyi turi kumwe, Etenseri tujya mu Bugesera, kuri Pele Stadium Hall n'ibindi kuri Stade Amahoro dukavaringa imikino. Ndabwira ngo umwaka utaha Imana ikomeze gutiza ubugingo n'ubuzima n'impagarike, tuzabana muri byinshi byiza. Ngenda bakunda, icyo mbasaba nuko mwabanye nanjye, narabashimiye, nkomeza no kubashimira. Uyu ni umuryango mugari, nibaza ko tugeze ku 6,000 ntabwo cano ntoya. Tuzi neza ko n'ufite 1,000 ni umuntu munini, kandi tuzi neza ko cano buriya iyo ukora ibintu barakabikunda, barabikwereka amakomenti, amarayika n'ibindi bitandukanye. Ndabashimira, shimira wabashije kuba nanjye muri mwaka, shimira ko mwabanye nanjye kandi mugikomeje kuba nanjye. Ndakomeza gukoresha imbaraga, umuhate, ibitekerezo, akwihiringa, gushaka abatumirwa, gukora ibiganiro byiza, amakipe yanyu mukamenya amakuru yarimo biciye kuri Big Man Rwanda. Nzi neza ko nzabera umuntu munini mu bitekerezo, mu bushobozi. Ibyo nzanabaha ni ibintu binini. Imana gusa nshoboze kandi mukomeze kunkunda, munkundishe n'abandi. Ngenda umusore w'Abanyarwanda, ukunda Imana n'igihugu n'abankunda, ngakunda umuryango, ngakunda igihugu. Nyamuneka nibyo suruse, niyo ngobyi n'abandi baturi hafi umunsi ku munsi. Nakubwira rero mfite ikiganiro navuga ngo kizaba ari nka tuwa y'umujyi wa Kigali, nzatanya ku itariki 27 mbereka abasportif, tuganiriza mu nkengero z'umujyi wa Kigali, no mu mujyi wa Kigali babonye gute umwaka mu makipe, mu buzima bageze ku biki, byose tuzabikora. Ngiye n'umufatanyabikorwa wanjye, turi kumwe umunsi ku munsi, ari we buri inyuma ya kamera. Tuzajya tubabereka ubona ko turi kujya twaguka, ubona ko turi smart, turasa neza. Iyi ni Big Man Rwanda, ni umuryango ugiye kwaguka. Turabategura ibintu binini mu mwaka utaha.
ku bikoresho ibintu bisa neza biri clear kuyo bati Big Man n'undi muryango ukwiye kuba wajoiningwa cyangwa wasangwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Reka mbabwire ngo rero muzagire umwaka mushya muhire, muzawusoze neza, muzawurye nyamuneka ntuzabarye, icyo mbifuriza. Kandi nyamuneka niba Imana yaraguhaye, njye nta kundi ngusabye, kanda subscribe, share na comment n'ibiganiro byanjye. Ariko nyamuneka ushaka no kuma Noheli mu musore w'Abanyarwanda ndi wanyu, kanda akanyenyeri rwose, nimero aho ngaho mu kiganiro ibipininzemo, kuri WhatsApp yahamagara, kuri kore yahamagara, wanyandikira nanjye akanyenyeri, njye ninywera tuji, nirira agakoko n'agakwavu n'agafi, kanda nibereho neza n'undi wanyu mungire munini. Nyamuneka rero reka mbashimire rero mbabwira ngo dukomeze kubana ibiganiro kuri Big Man Rwanda, nakagaruka. Ciao ciao, hasta la vista.